ufata ugata ukajya kunekera ko ndi kumvana nisonze. Ase nzakubwira ese wowe niba utanareba ubwenge ntago buguha. Isuka niyo diplome nifiti. Umva papa yaransize ngo uzandere uje undera neza. Ibintu byo guhinga. Ako kireze cyo tugikureho. Sha tugikureho nico ndosa mu nkwi. Ako wa mukobwa ubona utananiye neza neza. So ni ikigori kimwe. Umenya bateka iyo mbu umukobwa uri kwita nkwica leta nk'ufata n'iryo cura kari kwaka beta mu bwonko uko mbese mu bwonko bagwaho ngahita gusura ku murongo undumbiriza umwana w'umukobwa yo ntari ukuntu uteye aha ngaha ho none harankurura buri munsi reka none Sha mujye muvana imidabagira aho ngaho. Siki uri gufata telefone gute? Asi. Kobwa. Baza kwigisha mu fotora ndabukuru. Byara gufotora kwere. Ikigoryi. Wese ariko bifata shiruka aho gasanye. Bose waje gukina umupira. Wawe. Sitebyanyu mwakobwa. Tera gutya. Sawa. Tugane tujye mu mishyikira. None se ubwo no Vuga turi umuhinzi mucukuzi. Muhigi. Mucukuzi. Mbwa nyagaragati. Kigoryi. Maheru. No si byo byose. Ikinyarwanda nge navutse muri 70. Urabimenya nawe. Noneho mfite amakuru atondekanyije gutya. Kagira inkuru rero. Uhera hariya nahereye. Uranyishyura. Nibishanga ni nama by'imibu. Ni basi unyoza ibirenge ndebeshe. Cereka tarakazi. Abuja wanjye ndabona n'imyatere yaramwishe. Ni wowe. Ubujisho rero. Abuja. Ahangaha uzanye. Sodoka. Ahangaha uzanye izindi rero. Esara! We. Cyambere no karaba. Kigoryi. ubundi uba umaze kimuri mu rugo rwanjye urumva neza ugomba kugikemura ibibazo byanjye mbafite Kati